Haleluya, shalom shalom. Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu agira ubuntu. Mbaye ikaze na karibu ku Wano TV. Nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane mwene data, wogeze kuri icano bwa mbere, uhawe ikaze umuryango mugari. Ikaze. Mbere yo kugira ikintu uvugira imbere yanyu, reka tubanze tujye imbere y'Imana dusenge. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana igira neza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, aya masaha ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ndagushimye kuri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, mu byitwa Imana nta kwanjye nta nizaguheruka papa, uhabwe icyubahiro kuko uri kumwe natwe. Uwiteka dore ngiye kuvuga ijambo ryawe, ndakwinginze ngo unyuhagire unyeze untunganye, weze mwene data ugiye kumva rino jambo, naba ari njye ugiye kurivuga, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndaburizamo Kidobya na Kirogoya, ndubika intebe ya Satani n'abadayimoni, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, Imana nshyize ku mutima uyu munsi, turarisanga muri Yohana ibice 6 umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umutwe waryo ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ngenuye mu gihugu kirimo inyanja, Imana ishimwe, ariko sindabona umuntu ugendesha amaguru yaho. Kandi icyo gihugu kirimo inyanja kigira winter, hari igihe cy'ubukonje bwinshi, amazi y'inyanja hamwe akabura urubura. Ako sindabona umuntu uyagendera hejuru niyo haba ari mu rubura. Imana ishimwe. Yesu yagendeye hejuru y'inyanja atari muri winter, bari kubyandika. Bihari mu gihe gisanzwe aragenda hejuru y'inyanja, amazi agenda hejuru y'amazi, amazi ahindu asa nk'abaye ubutaka abasha kuyagenderaho. Yesu araje agenda agendere kuri ibyo bigeragezo byari wari ufite. Imana ishimwe. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Bugorobye abigishwa be baramanuka bajya ku nyanja, bikira mu bwato bambuka inyanja bagana i Kaperinawumu. Bwari bwije kandi Yesu atarabageraho. Imana ishimwe. Uwo munsi abigishwa be baramanutse bikira mu bwato baragenda, ariko ntabwo bari kumwe na Yesu, ngo Yesu yari atarabageraho. Nawe ushobora kuba wiwarikire mu bwato ariko utari kumwe na Yesu. Uyu munsi wa none tugiye kwiga icyigisho kibanza ingingo ya mbere twereka ko iyo tutari kumwe na Yesu duhura n'akaga gakomeye cyane. Haleluya. Iyo twambaje Yesu, Imana ishimwe, araza akadutabara ibibazo byacu, akabigendera hejuru bikaboneka igisubizo. Ibyari biduteye ubwoba abishyira munsi y'ibirenge byacu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Inyanja ihindurizwa n'umuyaga mwinshi uhuha. Biciye mu bwato binjira mu nyanja. Iyi nyanja ihita ihinduriza kubera n'umuyaga mwinshi, ubwato buhura n'umuhengeri. Iyo utari kumwe na Yesu mwene data wamenye Imana, ukaba ubwiye Yesu ngo bawigiye, ukaba urokipe mu byawe, uhura n'ibibazo n'ubigeragezo. Mu busobanuro bwa Bibiliya abantu baravuga ngo inyanja ni ibigeragezo. Bahuye n'ibigeragezo byitwa umuraba mu nyanja ku buryo bari no kurohama. Hari ahantu tujya twumva ngo abantu barohamye, ubwato bwose abantu barimo barenga 200 barapfuye. Nabo iyo Yesu atabatabasha byari gushoboka ko bapfira mu nyanja. Mana ishimwe cyane. None wanga ngo ubwato ngo umuyaga mwinshi. Bamaze kugendaho sitadiyo, urugendo rureshya nimba navuga metero, nimba navuga byashoboka, nimba tubishyira muri metero. Imana ishimwe ngo 26 cyangwa 30 bamaze kugenda urugendo rurerureho gato, bagiye babona Yesu.
Yesu ntabwo bari kumwe mu bwato, bagiye kubona babona aho Yesu bari bamusize, babona Yesu araje. Haleluya. Bo binjiye mu bwato bari proteje, bagezemo umuraburaza. Haleluya. Icyo waba ufite cyose wishingikirijemo kitarimo Yesu, umuraba uzagutereramo. Haleluya. Imana ishimwe. Bari badagazwe, bari bafite ubwoba bwo bagiye gupfa. Yesu ashimwe. Bagiye kubona data wa twese Yesu Kristo araserutse. Nawe ubwo ufite uyu mwanya, Yesu agiye guseruka ku buzima bwawe, Yesu agiye guseruka mu mibereho yawe, Yesu agiye guseruka mu rugo rwawe, Yesu agiye guseruka mu bana bawe, Yesu agiye guseruka muri icyo kigeragezo umaranye imyaka mama. Ushobora kuba ufite ikigeragezo cyo kutabyara, ushobora kuba utwita zikavamo, ushobora kuba umaze imyaka warihebye. Imana ije kukugirira neza. Nawe wagiriwe neza, ntugire ngo hari icyo warushije abandi. Haleluya. Twese tuvukira amezi 9, n'abatavuka amezi 9 yuzuye, hari ibyuma babashyiramo kugira ngo bakomeze bakuriremo, bagira amahirwe bagakuzuza ibiro, barangiza bakakura. Rero Yesu aje kugendera mu bigeragezo byakugendaga hejuru. Yesu aje kubibwira ngo nibituze. Yesu aje gucyaha umuraba. Yesu aje gucyaha inyanja. Yesu aje gukamisha ayo marira. Yesu aje kugukamira ayo gahinda. Aje kuguhindura amateka. Aje kugucira inzira. Ibyari imisozi, ibyari byarananiranye, Yesu aje kubirangiza mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Babona Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ageze bugufi bw'ubwato, baratinya. N'ubundi bari bafite ubwoba bw'uko umuraba wari mwinshi mu nyanja. Ubwoba bwari bwinshi cyane. Bagiye kubona nyakubahwa Yesu Kristo araje, ari kugenda n'amaguru hejuru y'inyanja, ari kuza basanga. Haleluya. Aho Yesu yakandagiraga mu nyanja, umuraba waratuzaga. Reka Yesu aze mu rugo rwawe, reka Yesu aze mu bibereho yawe. Wa mwana uri mu ishuri, reka Yesu aze mu mashuri yawe. Tumira Yesu aho mu byo waba uri gukoramo. Wa mubyeyi wicaye aho uri gucururiza, tumira Yesu aza aho ngaho kuri iyo seta. Yesu aza ahindura amateka. Yesu aza kureho ayo marozi. Yesu aza kureba ibyo batongeremo. Yesu aza kubite hasi, yubika, cagagura, arandure. Yesu wacu arashoboye. Yesu wacu nta kimunanira. Yesu wacu haleluya. Ni umwami w'abami, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Mu gihe bari bagicanganyikishijwe n'iyo murabyo n'inyanja, nabwo baba baramubonye ngo agiye kubageraho, bagira ubwoba. Abantu turemye muri matiyeri y'ubwoba. Yesu ashimwe. Ngo Yesu abagezeho, ubwo ageze ku bwato, bagira ubwoba. Bareka kugira ubwoba bwa ya nyanja na wa muraba, noneho bagira ubwoba bwo kuvuga si uyu muntu ugenda no ku nyanja, ibi ni ibiki, wasanga ari ikindi, ari umudayimoni wigize. Ariko yari Yesu Kristo. Yesu Kristo. Hari umuntu tujya tuganira ngo nyamara Yesu urashaka kubona, aramutse agutungukiye uri nko muri saro cyangwa uri aho wenyine, wabura aho ukirukanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo ariko arababwira ati ninjye mwitinya. Yesu yageze muri twebwe, ikintu cya mbere abanza gukora, arabanza akaduhumuriza. Witinya. Yesu yabakijije ubwoba bari bafite bw'inyanja n'umuraba, yabakijije urupfu. Icya kabiri, bamubonye baratinya. Ashobora kuvuga ati se ni fantome. Barangije Yesu abimenya ko bafite ubwoba, ntabyo bamubwiye, ariko Yesu asoma mu mitsima. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo ubone ko afite ubwoba. Ashobora no kugira ubwoba ntubimenye, ariko Yesu yamaze kubona ko bafite ubwoba, agati ninjye nimwitinya, ninjyewe Kristo, ninjye twirirwana, ninjyewe. Yesu arakubwira ngo witinya mwene data. Witinya muri uwo muraba urimo, witinya muri ibyo bigeragezo, witinya wikiyererana n'agahinda. Ejo bizagenda neza, amateka yawe azahinduka, ubuzima bwawe buzabaho neza. Wowe iringira Imana, uyizere, uyitumbire, uyihanga amaso. Ni Imana itabura kuboneka, ni Imana itabura guseruka.
mu byago n'amakuba. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahera ko bemera ko ajya mu bwato, uwo mwanya bagera imusozi aho bajyaga. Bahera ko bemera ko Yesu yinjira mu bwato bwawo, uwo mwanya Yesu akibwinjiramo bagera imusozi, bagera aho bajyaga. Nshuti yanjye, mbera Yesu aze mu buzima bwawe, emera Yesu aze mu mibereho yawe. Wowe wumvaga ko wihagije, wishoboye, nta wihaza, nta wishoboza, Yesu niwe udushoboza, Yesu niwe utureberera, Yesu niwe byose kuba mufite, kuba mwiringira. Yesu agira neza bukira bugaca. Ni Imana itabura kuboneka mu byago n'amakuba. Ongera umugirire icyizere, ongera umukunde, ongera umushakana inzara n'inyota, kuko aracyagaragara, aracyaboneka. Amen. Tugiye kujya imbere y'Imana. Ibigeragezo bitubigeranya n'inyanja. Sinzi ibigeragezo wari uri gucamo, sinzi icyo wifuza kubwira Imana, ariko uko Yesu yaserukiye izi ntumwa ze ziri mu kigeragezo cy'umuraba mu hagati mu nyanja, nawe washoboka kuri hagati mu nyanja, uri mu bigeragezo, uri mu miraba myinshi, ariko tugiye kubwira Imana ngo nimanuke igira izikore. Amen. Nimanuke izigira ikikora, ngo niyigira ikikora cyaba kitarika kirema ndetse ikagikomeza. Zamura ijwi ryawe ufatanye nanjye gusenga uyu mwanya. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, aya masaha ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye ko nta wundi umeze nkawe, nta wundi uvuga nkawe, nta wundi ukora nkawe. Mu byitwa Imana ntayakubanjirije nta n'izaguheruka. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho ku manywa na nijoro. Nyemera amaraso ameneye Golgotha tubabarire gushidikanya, kwiheba, kugira ubwoba. Imbabazi zawe nizidukure gukiranirwa kwacu kose, mwami Yesu Kristo. Tubabare mu gato no mu kanini, tubabare mu byo tuvuga, mu byo tureba, mu byo dutekereza, tubabare mu byo twirengagiza gutunganya utarimo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amaraso yawe nizitweze, nizidutunganye. Amaraso yawe nadukure inkamba n'ibizinga, amaraso yawe nadukure gukiranirwa kwacu kose. Amaraso yawe niyeza abana bacu, abakuru ndetse n'abatoya. Mana tubabarire Uwiteka tweze. Mana twishyuye ikiguzi cy'amaraso yawe ku bugingo n'ubuzima bwacu. Ahari amazina yacu hose, Mana tuaminjiriye imbaraga z'amaraso yawe Yesu. Kwenye madhabahu ya giza tunatuma damu yako ya thamani, Mungu Baba. Rehemu nafsi zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uri Imana nyamana, data mwiza. Ibigeragezo twari turimo byose turabiguhaye mwami, ko waravuze ngo tukwikoreza amaganya yacu yose, kunezezwa no kuturinda. Mana uyu mwanya nsenge mwene data uwo ari we wese wafunguye iyi video, yari kunyura mu bikomeye, yari kunyura mu gahinda, yari kunyura mu byago ndetse n'amakuba. Nyemerera imbaraga z'amaraso zimwe zimutunganye, kuko utamare nta wamweje nta wamweza. Mu izina ryawe Yesu Kristo wa Nazareti. Yende Man, uri mwiza ibihe byose data wera. Ndasengera abarwaye muri aya masaha, ikiganza cyawe gikiza nicibakorera umwami Imana. Byashoboka ko ari nyanja n'umuraba bahagazemo mwami, hari abamaze igihe kinini barwaye imitwe idakira. Ikiganza cyawe nicibakorera umwami Yesu Kristo. Reka umutwe wawe waryaga wabazaga mwami ucire. Ndasengera abarwayi b'imigongo nyagora ku ngoma, hari abagenda mu tugare, hari abagenda bambaye amasentire kubera umugongo wababaza. Mana bakize uyu mugongo mu izina rya Yesu Kristo. Mwandwara mwe mwinjiye mu nzira imwe none mutandukane muri zirindwi. Imbaraga z'amaraso yawe Yesu, maraso yawe akiza, maraso yawe ahumanura, maraso yawe acaga wakaranura. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu mwanya ndasengera abantu bose bategereje kugirirwa neza n'imbabazi zawe mwami. Uracari ya Mana yacu bwite, uracari ya Mana idutabara ukaturengera ukaturwanirira. Reka buri wese umukuraho mwami mu bibazo, icyasha n'ikigeragezo bari barimo. Imbaraga z'amaraso yawe Yesu, nta wundi wadukiza, nta wundi wadutabara, nta wundi waturengera. Uracari ya Mana yacu bwite data wera. Tukweretse ibyifuzo bituri mu mutima Baba, katika jina la Yesu. Unastahili kuhimidiliwa, unastahili kuabuduliwa, hakuna mwengine Baba.
nta wundi uhwanye nawe Yesu Kristo. Mana uri Imana ihindura amateka, uri Imana ikura ku cyavu kicanye n'ibikomangoma.